Imana ari mpaye ubutumwa shyira Nkurunziza uyu wari perezida w'u Burundi. Ngiye nari nzi ko ahubwo n'abakozi b'Imana batajya bakubitwa, ariko icyo gihe nkubitwa inkoni200 ndabyibuka. Icyo gihe nari ndi mu gisirikare kubera ububyutse n'iki. Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Umufande twaturi kumwe arambwira ati muroko bakurashe mubona n'amasasu urabona yinjiraga hano agasohokera hano, ni igitambaro cyo cy'inyuma. Shalom Ufite, reka dukomeza kwifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ubuhamya. Tuba twabategura ibintu byinshi bitandukanye bishobora kugira aho bibakura, bikaba icyerekezo cyiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. N'ubundi turi kumwe n'umutumirwa cyangwa se umuntu twatumiye, ni umuntu ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye nk'uko mugiye kuza mubyumva. Ni umuntu ufite byinshi muri we yifuza kubagezaho kugira ngo bigiraho bibavana, bigire naho bibageza. Ngewe ndi Didius Claudius, ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana. Ubu turi kumwe na Pasiteri Ntakirutimana J Claude, nawe tugiye kuganira. Pasiteri, muraho mumeze neza? Yego turaho, turashima Imana. Imana iraturinze. Imana irabarinze. Imana ishimwe cyane. Tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye biri ku mutima wanyu. Ubundi umuntu yabanza akibaza, Pasiteri Ntakirutimana J Claude ni pasiteri cyane mu ntoki? Njyewe ndi pasiteri w'umuhamagaro, wahamagawe n'Imana mu kuvuga ubutumwa. Cyane cyane nagiye mpabwa ubuhanuzi, n'ubuhanuzi bugasohora. Iyo uvuze ngo ni pasiteri w'umuhamagaro, abenshi ntabwo tujya twumva bakunze kongeraho pasiteri w'umuhamagaro. Wowe uba ushatse kuvuga iki ubwo ngubwo? Ni ukuvuga ngo wahamagawe n'Imana, Imana igukoresha mu buryo butandukanye kandi gutuma aho ariho hose Imana ishaka kujya. Ushobora kumvira ijwi ry'Imana mu gihe cyose rikujeho, ukaba wakurikiza icyo rikubwiye. Pasiteri ni umusore cyangwa ni umugabo? Pasiteri ni umugabo ufite umugore n'abana. Mfite abana 3 n'abandi nabyaye mbere ntari nakizwa. Yego. Murakoze cyane. Pasiteri, umuntu yakwibaza, winjiye mu nzu y'Imana gute? Ryari? Kwa mugano navuze uti hari igihe nabayeho ntarakizwa. Icyo gihe umuntu iyo abayeho atarakizwa cyanze bikunze hari ahandi hantu aba ari, kaza kugera agakizwa akinjira mu nzu y'Imana. Yewe Ndabanza ukaduha n'ubwo buzima bw'imbere utarakizwa mugani, kugira ngo umuntu aze kumva neza ukuntu yinjiye mu nzu y'Imana. ngewe mpamagarwa, nahamagawe ndi umwana mutoya. Ndibuka igihe kimwe niga ku ishuri ry'abapantekote mu Butambamo, mu Rwanda. Noneho umunsi umwe nkajya ndeba kundu abasaza barira. Icyo gihe umwuka w'Imana muri Pentecote warakoraga, abantu bubaha Imana, abantu basenga. Cyari igihe cyiza. N'icyo gihe ngewe sindanakibona kugeza n'uyu munsi. Tukagenda kurya, abana barunguruka, tukagenda mu rusengero tukareba kundu abamama bari kurira, abapapa barira. Noneho nza gutaha nibaza, mbese kuki abamama barira bakuze, abapapa bakarira, bararizwa n'iki? Noneho nanjye ndataha, nigaga mu wa 4 primaire. Nanjye urumva sinarinzi iby'Imana, ariko ndavuga nti Imana nyereke, kuko abana babo bari bambwiye ati buriya mama yabonye Imana. Nabaza n'undi ati buriya papa yabonye Imana. Nanjye ntashye
mbwira Imana nti Imana nanjye nyiyereke, nta kindi nari nzi kuvuga usibye icyo ngicyo, nyiyereke. Imana iza kunyiyereka. ubwo hari ku myaka ingahe? Nari mfite imyaka 12 muhe mwaka ubwo? mwaka sinibuka. Noneho nza kubona umuriro watse ahantu ndyamye. Umuriro wari mwinshi, noneho ndaryama mpita nsinzira n'ubwoba bwinshi kubera wa muriro mbonye. Noneho nkura ntavuga Imana kugira ngo ntazongera kubona wa muriro, kugeza igihe nkuriye nkura n'ubundi ndi umukatolike, ariko kuri njye sinari nzi ko nahamagawe n'Imana. Nyuma yaho niho naje gukizwa koko, nkirizwa mu buhungiro kandi twari twarahungiye, ariko nabwo nkizwa ndakijijwe. Kugeza igihe rero naje kugendera mpura. Iyo uvuze ngo gukizwa udakijijwe bishatse kuvuga iki? Hari ugukizwa udakijijwe wumva utari mu Mana neza. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utari mu Mana neza, ushobora kuba utanayitinya kubera ko utari wamenya imbaraga zayo, ariko hakaba n'igihe urangiza kumenya Imana ibyo ikora ugatangira gutinya no gukora ibyo Imana ishaka. Naje kuyitinyira he rero, twaje gukomeza guhunga kuri ya ntambara ya Congo, tugera ku ruzi bita Ubundu. Tugeze ku ruzi bita Ubundu, nageranye na barumuna banjye babiri, bamwe baba Congo Blaza. Noneho mpageze fata ubwato barambuka, njyewe ndasigara. Nsigaye bwa bwato buza kuntora, buje kuntora bankuramo abasirikare kugira ngo bohereze imiryango yabo. Noneho njyewe bankuramo bankubita urushyi. Bankubise urushyi njya hirya ku nzu y'umukongomani, ariko nari nararangije kumenya Imana. Ndahicara ndasenga kubera ko inyuma yacu mu birometero 15 havugiraga amasasu, imbere yacu ari amazi. Ubwo ni imyaka ingahe? Tuvuye kuri 12, icyo gihe ibyo byabaye mu myaka ingahe? Nari mfite hafi 32. Nicara aho ngaho nkomeza ndasenga, nicara ku ruhande. Haza kuza ikintu bakoze mu migano. Icyo kintu bakoze mu migano bamwe bakita igihare, ababizi. Ni ikintu bakora mu migano bakayitondekanya, noneho bakakicaramo. Noneho njyewe nkicaraho, twakicara turi abantu bageze kuri 30, ariko nyiracyo aravuga ngo batazi koga baveho. Noneho njyewe nishyira mu bantu bazi koga. Maze kwishyira mu bantu bazi koga, ndakicayeho nk'ubizi nyine, ariko muri kwa kwizera no kubura uko mbugire, kuko nari nzi ko intambara iri inyuma yacu kandi imbere yacu hari amazi. Turagashya, tugeze hagati umuyaga uzaba biri mwinshi, biranga. Noneho hepfo hari amasumo. Aya masumo atangira, cya gihare kitangira kutujyana mu masumo nkaho cyatwambukije ngo kitujyane hakurya. Nguma aho ngaho kuri cya gihare. Noneho bigera ubwo cya gihare gitangira kwiruka. Gitangiye kwiruka, mbwira bari bariho nti mwebwe ntimuveho, kuko abandi bari barangije kuvaho, babandi bazi koga. Twasigayeho turi abantu bageze kuri 3. Ntangira kubabwira nti mwebwe ntimuveho, mugumeho. Imana yacu ishobora kudukiza cyangwa se tugapfa twizeye.
ahubwo twihana ibyaha. Ngira ngo niho hantu nahereye ntangira kubwiriza, naho hantu natangiye kubwiriza abantu kwihana ibyaha byabo. Ni ukuri turihana, yewe ngira ngo niyo tuza gutaha, twari gutaha twejejwe, twari kubona ubugingo. Ariko Imana yari igifite ibyo ishobora kudukoresha kugeza aya masaha. Nuko cya gihari cyakomeje kutujyana kugera muri ya masumo kugeza ubwo kidutereye hejuru. Urumva n'uruzi rufite hafi kilometero, uruzi rwa Ubundu n'uruzi rufite hafi kilometero n'igice mu bugari. Abahanyuze bashobora kubumva, bashobora kuba bahazi. Abarebye ku makarita na urwo ruzi n'uruzi ruzwi. Noneho nza kugera kuri ya mashite, uruzi ruduterera hejuru, rudutereye hejuru ya migano irashwanyagurika. Mwari bangahe ubwo kuri urwo ruhare? Ubwo twari tusigaye turi batatu. Noneho mwagiye muri bangahe? Hafi 30. Abandi baguye mu mazi ubwo ngubwo? Abandi bapfuye, twebwe nitwe tusigaye kuri cya gihari. Noneho tugeze kuri cya gihari, ni ukuvuga ngo cyaje gushanyagurika. Tugeze muri ya masumo, ntawe umenya iyo ari. Uruzi rwaje kunterera hejuru. Ruje kunterera hejuru, naje kumanuka nararaza amaboko. Naje amaboko, ya migano yagendaga hejuru yacu, umugano umwe usa naho umfashe mu kwaha. Umfashe mu kwaha, nibwo nange nawufataga ndawukomeza. Ariko ni ukuvuga ngo abandi sinzi iyo bagiye. Manukira kuri wa mugano, ni cyagiye cy'Imana nyine. Imana niba ufite isezerano ry'Imana ngo nuca mu muriro ntacyo umuriro uzagutwara, tuzagutwika. Niwaca mu mazi, amazi ntazagutembana. Nicyo cyandinze, kubera ko nifite isezerano ry'Imana rivuga ngo nzakorera Imana. Ngo njye naje kuguma rero aho ngaho, komeza ngenda kuri wa mugano kugeza igihe amazi yaje hepfo hari ibuye, no hino hari ibuye. Nza kugonga igiti cyari cyaratwawe n'uruzi, ngonze ryabuye. Mvaho mfata ku ibuye, maze gufata ku ibuye nicara kuri ryo. Ubwo narigezeho hafi saa 12 n'igice, nza kuva kurivaho. Nako sinarivuyeho, narigumyeho kubera ko sinashoboraga kuva kurivaho, n'ubundi nari nkiri hagati mu mazi. Ubwo ibuye riri hagati mu mazi, nibwo cyari kibuye kinini birumvikana. Ntari bujye hakurya, ntari bujye no hakuno, ahubwo nicaraho. Ni ukuvuga ngo n'ubundi imvura igwa, amazi yari kuzura, n'ubundi uruzi rukantembana. Mpicaraho kugeza ubwo no kuvuga ngo ndiraraho. Nabonaga bapfa banyumanuka, nuko abagabo, abasore, abagore, impinja, nuko. Ariko ngewe nguma kuri iryo buye. Noneho iryo buye narigumyeho kugeza mu gatondo. Mu gatondo niho nagiye mbona abarobyi b'abakongomani. Abo barobyi b'abakongomani mbona bari baje gutegura imitego yabo mu gitondo. Kubera ko ntashoboraga kuzamura ijwi kubera urusaku rw'amazi, narahagaze ku ibuye nzamura amaboko, barambona. Noneho ntabwo babashe kugera aho ndi, ahubwo bahise bo bagenda. Bafata amato yabo baragenda. Bamaze kugenda, ndavuga nti abari kunkuramo ni bariya, murabona nzapfira kuri iri buye, cyangwa se niba harimo ingona cyangwa se isimba kanaka bizandya. Ntabwo narekeye aho, nagomeje nsenga Imana kuko namaze kubona imbaraga z'Imana. Abandi bapfuye, njye ndacyariho nubwo ntari nava aho ngaho, ariko ngewe ndi muzima. Ubwo aho ni mu ijoro, ni ku munsi wa kangahe? Aho ubwo ni ku munsi ukurikiyeho wa kabiri. Ni igitondo cyaho. Noneho ba barobyi
baje kugenda gufata amato yabo baragenda. Bagiye nanjye rero naje kuguma hehe aho ngaho, ndavuga nti buriya reka ntegereze gupfa, ariko Imana igufiteho umugambi ntabwo ushobora gupfa kubera amasezerano y'Imana bari mu bugingo bwawe. Kugeza ka 8:00 niho nagiye kubona mbona ubwato buturutse kure, kumbi ari babarobyi Imana ikoresheje kuzana ubwato bunini kugira ngo bukubite y'amazi bugere ahantu ndi. Baza kumfata, bangeraho baramfata, banterera mu bwato kubera ko n'amazi yari yamvunaguye, banjyana hakurya, banyereka aho izindi mpunzi zanyuze, nanjye bariho nyura. Nuko ntangira kubona imbaraga z'Imana, kubera ko nari ndokotse, mbonye imbaraga z'Imana, mbonye gukomera kw'Imana, mbonye Imana ishobora gukiza umuntu mu mazi ameze uko nguko, kuko hari ahantu narebye ndavuga nti mbese napfuye ndi muzima cyangwa ndacyariho. Ubwo ni muhe mwaka? 95 bijya kwegereza 96. Numva ari icyo gihe niho twari turi aho ngaho kuri urwo ruzi rwa Ubundu. Ni ukuri Imana irandinda, benshi ngira ngo baranzi ubu buhamya, benshi barabuzi. Muragiye muvuye kuri urokotse urwo rupfu, niko umuntu yavuga, ni ukururokoka nyine. Ubuzima bukomeza gute? Waje kuva muri byari mu bibazo gusa wari urimo? Ibyo bintu ndagira ngo tubwire ukuntu naje kubivamo kugeza wenda uko tukubona uko. Naje rero kugenda nkomeza urugendo, tugera ahantu bita Imbandaka. Tugeze Imbandaka naho Imana yarahandindiye, aho nabisubiramo cyane, ariko naho ngenda mbona za mbaraga z'Imana n'ukuboko kw'Imana. Kugeza igihe abasirikari ba Monike bagiye batoragura abantu bahunze, nanjye nza guhamagarwa aho nari ndi ku nzu y'umukongomani, ngaruka mu Rwanda. Ngarutse mu Rwanda rero nibwo ninjiyeho n'umuhamagaro cyane, nkomeza gusenga Imana, nkomeza kumva ijwi ry'Imana, ntangira gutumwa n'Imana. Ariko muri uko gutumwa n'Imana, urumva bwa bwoba nakuye muri ya mazi butangira gutuma ntinya Imana ndetse no gusenga no kuyegera. Umunsi umwe ndibuka Imana itangira kumpa ubuhanuzi yampaye intuma. Hari umumama n'umugabo wiwe bari bapfushije umwana, barangije gupfusha umwana, Imana irambwira ngo nibashyire ubutumwa. Ndavuga nti ndabashyira ubutumwa gute? Umuntu wapfushije umwana n'uwo baracyariho. Ndangije ubutumwa koko ndabujyana, ariko bwari ubutumwa buvuga ngo Imana niyo yica kandi niyo ikiza. Wibaze umuntu yapfushije ari mu mubabaro, ujye kumubwira ngo Imana niyo yica kandi niyo ikiza. None ikibazo bo bari bafite cyari ikibazo kuvuga ngo umuturanyi wabo niwe wabarogeye. Noneho ariko Imana ibashaka kubagirira neza kugira ngo bakure muri uko gukekeranya. Ndagenda ntabibabwiye kubera ko nari umwana muto mu gakiza, ndababwira nti musasa karago mbabwire. Ubwo ni muhe mwaka? 97 gutangira. Noneho 97 gutangiye niho nabwo hawe ubwo butumwa
kuko icyo gihe nari maze guhunguka naraje. Bon, noneho mvugana nawe baranyumvira basasa akarago, bararangije gusasa akarago ndababwira nti Imana irambwiye ngo niyo yica kandi niyo ikiza, nta muntu wabiciye, ahubwo Imana niyo yisubije umuntu wayo. Noneho baraturika bararira kubera ko sinamenye ikibarijije, gusa baje kumbwira ati Imana itubabarire, ati kuko hari uwo twari twishyizemo tuvuga yuko yatwiciye umwana. Nuko nza kuva aho ngaho nsubira muhira, ariko menya ko Imana kumbi ivugana nanjye. Noneho naje kujya muhira ndicara, Imana ikomeza kuntuma, iza kuntuma kuri guverineri wa Kivu uwo bitaga Patient Mwendanga, yaratuye hari Nguba. Noneho ndagenda no kwa guverineri. Ubwo wavuye mu Rwanda ajya kwa guverineri muri Kivu. Ndamubwira nti Imana ibantumyeho, uriya bakongomani bagira imitima yoroshye yo kumvira, ntabwo urumva guverineri aba afite ingabo afite iki, ariko mpageze bampaye audience ku biro cyangwa iwiwe muhira. Noneho barambwira turashaka iki, kubera ko nzanye ubuhanuzi Imana yampaye. Imana yakubwiye ngo iki? Ndahabwira ndi Imana yambwiye ngo ufate umugore n'abana muhunge muve muri iki gihugu. Noneho arambwira ati duhunge iki? Nanjye niko nangiye kukubaza, ubwira abantu ngo bahunge, nanjye kubaza bahunge iki? Duhunge iki? Ujyanye ubutumwa buvuga ngo ubwire abantu bahunge, kandi nta ntambara iri kuba wenda aho ngaho, na population ye iramukunda nta kibazo afitanye n'abaturage, ariko Imana yo irashaka gukiza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu Imana nikubwira ikintu cyemere, kuko ari Imana ikivuze. Ikibazo ni ukumenya ngo mbese ni Imana cyangwa siyo. Ariko yariyo Imana yerekana ibimenyetso byayo. Igihe arangije aransuzugura ndetse amaho n'amadolari 5. Ambwira ati turabyumvisha sawa. Niki cyagaragaje ko yagusuzuguye? Ayo madolari 5 ntiyampaye umwanya uhagije cyane wo kugira ngo musobanurire. Urabona ni kiriya gihe cya Congo n'u Rwanda bisa naho byarebanaga nabi. Nibwo nafataga ndataha buke. Yakwakiriye muri salo iwe cyangwa yakujyanye hanze twicarana ati iminota 5 bugiye? Yego, yanyakiriye mu nzu iwiwe, we n'umudamu we Marie Chantal, ubu bari mu Bubiligi. Aho ndakubwira uburyo bagiyeyo. Noneho maze kugera mu Rwanda naraharaye, buracya Imana irambwira ngo subirayo. Ndavuga nti bariya abantu nabasubiraho gute? Ngomera kumva ryajwi n'ubundi rindemerera rimbwira ngo subirayo. Ndangije subirayo koko. Ndangije gusubirayo, nongera nsubira muri ya magambo. Imana irambwiye ngo fata umugore n'abana muhunge. Ubwo aragiye yongera akadiyanse akandi aragarutse. Arangije arambwira ngo mbese ibyo tubwira dusenze ntibyakurwaho. Yari umukristo se we ubwo ngubwo? Bari abakristo. Marie Chantal ni umukristo, ariwe mudamu wiwe. Ndangije sinzi iby'Imana, ndavuga nti ntibizakurwaho.
barangije icyo bantu bakoze, bafashe abakozi b'Imana bahariya muri Congo baba mu masengesho, barasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu kugeza ku munsi wa 21. Noneho ku munsi wa 21 niho kumbi yari ari mu ishyaka bita 40 mudundu. Noneho iyo 40 mudundu yagiraga intwaro. Noneho iyo 40 mudundu iza kwica abantu, yishe abantu. Noneho baza gushaka uwari uhagarariye iryo shyaka, basanga ni pasi ya mwendanga. Noneho ni ukuvuga ngo baza gusenya no gushakisha uburyo bashobora kwihora. Nuze ababonibe nibo baje kumufasha, ba Monique nako nibo baje kumufata, bamujyana baramuhungisha. Ukumuhungisha rero yahungiye mu Bubiligi, hasigara umugore. Nza kumenya ko ibyo byabaye, ngerayo mpageze sanga koko ibyo niko bimeze, byarashyitse. Madamu wiwe ati njyewe nshobora kuva hano gute, titwakoze ikosa, Imana tubabarire, nawe umukozi w'Imana, Imana yatumye nawe tubabarire kuko tutegeze twumvira ijwi ry'Imana. Nibwo Marie Chantal twatangiraga gusenga, tangiye gusenga nawe aza kubona inzira yuko agenda. Ubu nawe ari mu Bubiligi, iyo famiye yose nkubwira. Niho natangiye gukomera mu by'ubuhanuzi, ndavuga natangiye kubona ko Imana iri kumwe nawe. Niho natangiye kubona ko Imana iri kumwe nanjye, ivugana nanjye. Ntabwo ari ibintu nari imenyereye. Ariko ubwo wumvaga ijwi, igihe kenshi abapasiteri mukunze kubanga Imana yababwiye, abantu bakagira ngo ni nk'umuntu waje arakubwira kugira ngo ujye kubwira abandi. Yego numvaga ijwi, ariko ijwi rinduhije mu mutima, rimbuza amahoro, rimbuza amahwemo. Niko Imana atangiye inkoresha. Iyo ryanzagaho no kurira nararaga ndira kubera ko nabuze amahoro, kubera ko ndabuze uko ngira. Numvaga ari ijwi rimeze nk'irivugira muri oparire risubwa. Oya, numvaga ari ijwi riza mu mutima wanjye rikambwira ikintu. Cya kintu noneho nanjye nkagikora, nkagikurikiza. Ntagikurikiza nkumva rimbujije amahoro. Kugeza igihe namenye ko Imana inshaka, Imana iri kuntuma. Umunsi umwe intuma ku mumama bita mu Maciruza, nawe n'umukongomani. Mu Maciruza ndamusanga, ndamubwira nti Imana, icyo gihe yari afite umwana ufunze, yari afunze nta bushobozi afite, ndetse no kubona ibiryo kurya byari ikintu gikomeye cyane. Naho ntangije ijwi riza muri njye, ndamubwira nti Imana igiye kuguha imodoka kandi byihuse. Ibaze kubwira umuntu wabuze ibyo kurya, umwana warafunze yabuze amafaranga amadolari 50 yo kumugomboza, ngo Imana igiye kumuha imodoka. Nabivuyemo nyine, maze kubimubwira numva ko mvangiwe, numva ko bitashoboka. Ni umukecuru, ariko mu mezi atarenze ngira ngo 6 yaze guhaguruka. Imana nawe imutumye, mutuma mu rusengero. Yageze mu rusengero ahuriraho na Museveni. Museveni yamusaba umupasiteri waho yari yagiye aho yari yajyanye ubutumwa. Arangije mujyana iwe, barasenga. Asigaye Museveni amuha imodoka 2, amuha imwe yo kujya ihahira abana, amuha n'indi yo kujya agenda agiye kuvuga ubutumwa. Ibuka ko umunsi umwe
ubwo ni muri Uganda se? ubwo ni muri Uganda. Arangije yanyuzeho. Umukongomani wabaga muri Uganda. Umukongomani yabaga i Bukavu. Aza kujya muri Uganda. Ibyo bimubaho. Noneho niho yaje kuva Uganda araza aje no kuvuga ngo aje numva arankomangiye ati Pastor Claude nifungulie wende kunitafutia parking ngiye kumushakira parking. Ndavuga nti mama ciruza parking y'iki? Ati parking y'imodoka. Ati Imana yampezagiye. Ndavuga nti birashoboka ko kabara akamodoka kameze ukuntu nyine Imana ikakamusunikira kakagera Kamembe. Noneho ndamanuka mpageze mbona ni voiture nshyashya, nibwo bwa mbere nari mbonye ni voiture nziza cyane. Mbona na minibus ipakiye ibintu bamuhaye n'abagande babashoferi babizana bakabyana iwe. Uyu munsi wa none uwo mama ciruza tuvugana ari Kinshasa. Kabiri ubwo niwe wamutumyeho atumaho uwo muryango we wose, aragenda n'ubu niyo bari. Umuvugabutumwa? Ni umuvugabutumwa. Nuko Imana nawe imugira neza gutyo. Ndavuga nti buriya koko Imana ivugana nanjye. Ko rero twaje gusenga igihe kimwe nza guhabwa ubutumwa bw'i Burundi. Ubwo turagiye tuvuye aho ngaho uhawe ubundi butumwa. Ubwo butumwa bw'i Burundi tugeze mu mwaka? Ni hafi 2008. Yego. Kujya i Burundi. Ngeze i Burundi. Imana ari mpaye ubutumwa shyira Nkurunziza, uyu wari perezida w'u Burundi. Noneho Imana irambwira ngo mushyire ubutumwa kari ubaye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu by'ukuri hari undi bitaga Simoni Nyandwi, ari we wagombaga kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi, kubera ko niwe abantu ngira ngo bari bashyigikiye, cyangwa se niwe wari wemejwe n'umugambi wabo. Ndagenda ndamusanga. Icyo gihe nashyikiye ku mukobwa bita Eliminata aba mu Ngagara. Wabashe kunjyana ni umugabo bita w'umupasiteri bita Donosiye. Aramfata aranjyana nyereka inzira nshobora kunyuramo kugira ngo mubone. Icyo gihe yabaga muri Ministère ya Bonne Gouvernance, ari we ayobora. Turagenda dusaba audience, aranyakira. Yari umugabo mwiza uca bugufi. Arangije kunyakira mubwira iby'Imana imushakaho. Ndamubwira nti Imana irambwiye ngo ugiye kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko igushakaho ibintu uzayikorera. Ya mbere uzite ku mfubyi n'abapfakazi. Cya kabiri abo mugira icyo mupfa uzabafungure. Ikindi uzajye ukunda kuyoborwa n'Imana. Imana bari izajya kugira inama y'icyo ugomba gukora. Yarabyandikaga. Rangiza arambwira ati wabona uko uzaza tugasengana iminsi 3. Ndamubwira nti sawa, zaza dusengana iminsi 3. Koko ya minsi 3 naragiye turayisengana. Twasengeraga kuri Eglise du Rocher na madamu wiwe, tugataha mu rugo iwe, nawe tugasanga yavuye ku kazi, tugakomezanya amasengesho.
ubwo yakoraga iki icyo gihe Nkurunziza? yari minisitiri wa bonne gouvernance. W'imiyoborere myiza. Bo bugacya tukajya kuri Eglise du Rocher, tugataha mu rugo tugasengana, tukongera tukamanuka tugasengera kuri Eglise du Rocher, tukongera gutyo gutyo. Imana icyo gihe ndibuka twari turi kumwe na Denise, ndamubwira nti Imana kugeza umugore w'umukuru w'igihugu, nti nugera ku butegetsi bwawe ni uzanyibuke. Guza cyo ijambo ry'Imana ravuga ngo umwana w'umuntu ntabonekeramo agakiza. Nawe yumvaga bidashoboka, bitewe n'ubuzima yaravuyemo. Niho hariya rimwe na rimwe afite ngira ubutumwa bwe yigeze avuga ngo hari umunyarwanda wigeze muzanira ubutumwa umubwira ko azaba umudamu w'umukuru w'igihugu. Nuko rero kubera ko atabyumvaga, Imana duhe ikimenyetso kivuga ngo Imana hari ikintu ikoze muri Uganda, kandi icyo kizanyura ku mateleviziyo, nicyo kizababera ikimenyetso cy'imyigaragambyo. Nibyo koko icyo gihe, kuko Denise yarandikaga, Imana iduha icyo kimenyetso. Cya kimenyetso kiza kubaho, tuza kubona ku mateleviziyo koko Uganda habaye imyigaragambyo, batwitse ibipine mu mihanda. Ndavuga nti burya iby'Imana yavuze ni ukuri. Mu by'ukuri rero naje gutaha mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda haciye nk'ibyumweru 2, ndamanuka subira i Bujumbura. Ngeze i Bujumbura sanga wa undi Simoni Nyandwi yitabye Imana, kugira ngo isezerano ry'Imana rishyike ko ryagombaga kugeraho, ari we Perezida Nkurunziza. Noneho igihe kigeze nyine, mu by'ukuri niwe watowe aba perezida w'igihugu nk'uko Imana yari yabimbwiye. Kuva icyo gihe rero ntabwo nongeye gusa naho mubonye. Urumva amatelefone barahinduye, kugira ngo uzabone umukuru w'igihugu cyangwa uzabone umudamu we ni ikintu kigoye. Kereka we akwihamagariye cyari ikintu kigoranye. Noneho muri manda igira kabiri yiwe, ngira ngo haciye nk'umwaka, nibwo nahawe ubutumwa bwe n'ubundi, ariko ntabwo bwari ubutumwa bwiza, kubera ko ajyaho amaze kugera ku ntebe yahaga umwanya abapasitoro bakaganira, bakavugana. Abapasitoro bakamubwira ibyo bumva, ariko cyane cyane ikimbabaza ni kimwe, ni uko rimwe na rimwe itorero ry'Imana ritajya rimenya icyo Imana ikoze. Ntabwo itorero ry'Imana ryigeze rimenya ngo mbese Imana iduhaye iki mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo bamenye ko ari ingoma ngira ngo ivuye ku Mana, kuko uwo mwanya Nkurunziza yatangaga kuganira n'abantu n'abapasitoro, ngira ngo buri wa mbere bari bafitemo umunsi wo kubonana na perezida. Cyari ikintu rero gikomeye ku bakristo. Noneho ntabwo babashije kujya bamubwira ati Dawidi yategetse gutya bimugendera gutya, Sawuli yategetse gutya bimugendera gutya. Ahubwo bamwe basabaga ibibanza, abandi bagasaba
aho bashobora gushyira amashengero, abo ko bagomba kubona amabati n'ibiki, ntabwo bigeraga bamutinyuka bamubwira ati nutagenda gutya hazaba iki, nutagira gutya hazaba iki. Nuko nibwo igihe cyageze asa naho abavuyeho, ntiyongera kujya baha wa mwanya yabahaga. Ariko nkeka ko impamvu atabahaye wa mwanya yabahaga n'uyu buriya ntabwo turi abamarayika, nta nubwo tuzaba mu isi itarimo abandi bantu, ntibikunda, ntibyanashoboka. Hari uriya Rajabu niwe wari ukuriye umugambwe wa Senededi icyo gihe, ngira ngo batangira kumubwira kuntu, ubwo n'abakristo babimubwira, abarokora urumva basa naho baje kumuvangira. Baramubwira ati kariya gato turakabona, kariya kaba kariho amamikoro, ati kakorewe mu Barabu, ati karimo imyuka mibi, iyo myuka mibi rero izajya gutegeka. Nuko buriya niko iyo matiku yatangiye hagati ya Rajabu na Nkurunziza. Rajabu ubwo ngubwo yaje gufungwa. Ubwo danyago tugere kuri Nkurunziza apfa. Kuri Nkurunziza apfa. Imana ari ubutumwa aba yaraguhaye ngo Nkurunziza azapfa, cyangwa byagenze bite? Ntiwamenye iherezo? Imana yampaye ubutumwa, ndabufite hariya kuri ibi bipapuro biriho. Imana yampaye iyerekwa, kandi iryo yerekwa rimwe narigenda ribwira abantu. Imana yabanje kumbwira ngo Nkurunziza agiye gupfa, ndabibabwira, bibwira abo nabashaga gushyikira, ndetse ndanabyandika. Ariko ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'urupfu rwe naruhawe kuri manda ye ya kabiri. Noneho kuri manda ye ya kabiri kuri manda ye ya kabiri nibwo nahawe ubu butumwa, maze kubuhabwa bw'urupfu rwiwe, nk'uko nabihawe, ndabivuga, ndabisobanura. Bwa butumwa buvuga ngo niyihana, niyongere yigarure, yongere akunda Imana nk'uko yayikundaga, ndetse no kuyikorera, kandi ababarire mugenzi we Rajabu. Kubera ko icyo gihe nongera mbona igifungu, bo bacyita igifungu cyangwa se igihu gikabije cyane, mbona kiri i Bujumbura, ahagana ku Musaga n'ahagana ku Kiliziya, aha muri ville usa n'ujya ku Musaga. Mbona icyo gifungu kirahari. Ngiye kubona mbona Denise aje yirukanka muri icyo gifungu, mbona nta na kamambiri yambaye. Ngiye kubona mbona atwaye Bibiliya na pisto. Ngiye kubona mbona ya pisto atugeze imbere, mbona yikubise hasi. Aravuga ngo iyi pisto nta kikimariye, reka nkomeze Bibiliya. Mbona akomeje Bibiliya. Icyo gihe nabonaga nta mugabo bari kumwe, icyo gihe nabonaga nta mwana bari kumwe. Ariko yahungaga abantu bari muri icyo gifungu, bari bafite uburakari, bari bafite imipanga, batema ibiti by'imivumu. Mbona ngo babifitiye uburakari cyane. Adusangaho icyo gihe nza kuva mu ndoto, ariko indoto menya ngo icyo zisobanura. Ndabwirwa ngo ibyo ari byose, iyi ni iki? Ni intambara. Ariko ni ukuvuga ngo azakurwaho umugabo, ariko we azagira ute? Azasigara. Kandi na cya cyubahiro yari afite kimeze nka pisto kirangije kugira ute? Kiraguye. Ahubwo hasigaye ijambo ry'Imana muri we, ariyo Bibiliya yasigaranye. Ubwo butumwa rero naje kubwandika,
mbujyana kuri Eglise du Rocher, mbongezeyo yari yicaye nk'ahariya nanjye nicaye nk'aha, ariko kugira ngo mukozeho ukuboko ntabwo byakunze. Buriya hari igihe tujya tugeramo. bari bakuze se kuko mbere mwari mwarabonanye kuki bitemeye kandi bari bakuze? Madamu icyo gihe yari ahari? niwe kuki atemeye ko umusuhuza? buriya hari igihe tujya tugeramo tukibagirwa abahanuzi. Hari igihe tugeramo ni abantu benshi bageraho bakibuka abo basenganye, bakibagirwa basenganye, bakibagirwa abahanuzi. Ariko wibuke uriya mugore w'umushunemu, igihe bamuhanuriraga ko azabyara umwana yaje gupfa. Noneho gupfa kwiwe aravuga ati byanze bikunze reka njye gushaka umuhanuzi, uriya muhanuzi wampanuriye ko nzabyara umwana. Byanze bikunze ashobora kuba afite n'umuti ushobora gukiza umwana wanjye akongera akazuka, akongera kuba muzima. Noneho rero twebwe iyo turangije, benshi iyo barangije kugira guhabwa ubuhanuzi ndetse bakabona n'ibyo babona, bibagirwa babahanuzi babahanuriye ko bashobora no kubona umuti wa cya kibazo bafite. Ni muri ibyo rero najyanye muri ubwo buhanuzi ndabubaha, bwari bwanditse, ndabutanga, ndisohokera, ndigendera. Cyakora umusirikari wiwe wamugendagaho, kubera ko twari tuziranye, niwe twabashije gusuhuzanya, abona n'uburyo ntanze ubwo butumwa. Nabutanze ku mpapuro ndetse benshi baranabufite. Ntabwo wamenye nimba barabusomye cyangwa batarabusomye? Sinamenye niba barabusomye niba batarabusomye, ariko icyo nzi cyo ni uko bwabagezeho. Burangije kubageraho, urumva nari mfite itorero hariya, nari maze gutangira itorero hari i Bujumbura. Rimwe na rimwe hari uvuga ati nakwiyangiriza umuhamagaro itorero ryanjye, kandi ugiye gutangira itorero. Sinakomeje kubuvuga ubu ngubu kuko bwari burangije kugira igihe cyabwo. Ariko mbere y'uko mvayo nza guhabwa n'ubundi ubutumwa. Nibuka turi kumwe n'umukozi rero, ni umugabo twasenganaga nasengeraga bita Donosiye. Ubwo nuvuga ngo Nkurunziza ntapfuye vuba? Ahubwo yapfuye vuba. Ibyo byabaye ubwo muri iki gihe iki ngiki? Navuyeyo njyewe mbere, maze imyaka 6 mvuyeyo. Noneho ndi gusengana n'uwo bita Donosiye, aba mu Kibenga. Ndamubwira nti ikimenyetso cy'uko kibigiye kuba, Nkurunziza agiye gupfa, azabanzirirwa na Dolphe agiye gupfa. Ntabwo yabyumvishe, kubera ko Dolphe yari igihangange. Ariko arangije turasenga, bifata uko nguko, mbibwira n'abandi bakeya. Ndababwira ndi kandi kizabanziriza ibyo ni imvura izagwa nyinshi. Iyo mvura kandi izatwara abantu. Ndi hano kuri Ufite. Uko niko byagenze. Mu bo twasengaraga bose bari bazi icyo kintu, narakibabwiye. Nuko mbese ni uko ubutumwa nabutanze. Birumvikana igihe cyarageze uri mu Rwanda noneho. Wenda tugana no ku musozo. Kuki nta butumwa Imana iraguha ku Rwanda? Kuko umuntu ashobora kwibaza ati se kuki buri gihe ari muri Congo, ari Burundi, kandi aba mu Rwanda ubu, kuki noneho mu Rwanda? Cyangwa Imana yaguhaye ubutumwa mu Rwanda uratinya? Buriya umuhanuzi ahanura uko yahawe n'uko yategetswe. Hari ubuhanuzi uhabwa ari ubwo ikakubwira n'ubushyira n'imvugo uri buvugemo. Wibuke Natani ajyana ubutumwa kwa Dawidi, ntabwo yigeze agenda amubwire ngo Dawidi warasambanye. Yaramubwiye ati hari umukire wari ufite agatama, nako hari umukene wari ufite agatama, ariko afite gusa, ariko umukire yari afite byinshi.
arangije afata ka gatama kawa mukene agira ute arakarya. Ntabwo yahise apresiza amubwire ntuze amubwira amuhishukira amubwira ako kanya, kubera uko yarazi ngo nimubwira aranyica. Kubera iki? Umwami wese afite iki? Afite inkota mu kuboko. Iyo nkota rero ntireba ntiyatinya umuhanuzi, ntabwo yatinya iki. Kubera iki? Imana yaguhaye ubwenge, hari ubwo ishobora kukubwira ati sengera iki. Ushobora kutampa ubutumwa nshyira umuntu hano mu gihugu, ariko ikambwira ngo senga gutya. None muri kwa gusenga Imana igashobora kugira ibyo ikuraho, cyangwa se yashaka ikanabireka, ariko ngewe yabimenyesheje. Ariko kubera ko utambwiye ngo bishyire umuntu kanaka, cyangwa se bishyire umukuru w'igihugu, cyangwa se gira gutya, simbe nabujyana. Nuko noneho ndagira ngo tubwire kugeza ubu biyumva waciyemo bikomeye, bati bibe birakomeye, ukabibona mu Imana ni ibihe? ngewe bihe naciyemo nkabibona mu Imana, mbo ni biriya nakubwiye bya hariya ku ruzi, no nahari imbandaka muri Congo, mbo n'ibindi bihe ushobora kubwira ngo naciyemo kandi bikomeye. Ubu mbona hano bigeze kunkubita inkoni 200 banziza Imana. Ntabwo banjijije gusambana, ntibanjijije kwiba. Ngewe nari nzi ko ahubwo n'abakozi b'Imana batajya bakubitwa, ariko icyo gihe nkubitwa inkoni 200 ndabyibuka. Sikubitwa kubera ko ngewe nagezeyo kubera ububyutse. Icyo gihe nari ndi mu gisirikare, kubera ububyutse n'iki iby'Imana inyeretse nkavuga, noneho abantu benshi b'abasirikare bakajya baza iruhande rwanjye. Noneho bazi iruhande rwanjye bakabona koko nteje ikibazo, ko bashobora nko kohereza bombe ikaba yagwa mu bari b'abasirikare ikabica. Noneho umunsi umwe baramfata kugira ngo bankuremo bya bindi Imana yashizemo. Baza kumfita ko inkoni 200 bazinkubise. Ndababwira ni Imana yanjye iri hariya imbere. Mbo ni koko twaragiye, twafashe urugendo rw'iminsi 3 tuza kugera ahantu hateye imyumbati. Muri urumva buri wese yatugeze mu myumbati, buri wese yashatse kwirwanaho kugira ngo abone umwumbati arya kubera inzara twari dufite icyo gihe. Mbo nuko baza kohereza RPG igwa iruhande rwanjye, yica abana twari turi kumwe bari hano n'abari hariya. Bibiri ijambo ry'Imana ravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Koko icyo kintu narakibonye. Fragment koko yaraje irakubita, ariko iza gukubita kwitako. Noneho isanga mfitemo agatabo ka ukovu. Ya fragment iraza ihagarara ku rupapuro rwa nyuma nkaho yakwinjiye mu itako. Imana indinda gutyo. Icyo gihe rero ntabwo nshobora kugira ntabwo nshobora kukibagirwa, kubera ko hari abandi bahasigaye. Ngewe Imana irahandindira. Nibwo twaje gusubira inyuma gatoya. Ngewe ngira umutima, sinzi kubona umuntu habayeho nabi, yagowe, mfite icyo mufashisha ntakimufashisha. Iyo ntagifite nshobora kumusengera. None rero turi aho dusa n'abasubiye inyuma gatoya, aho pepa bashize ngewe bandashe mu bitugu, ariko muri uko kundasa mu bitugu, navuye aho ngaho. Umufandi twari turi kumwe arambwira ati muroko bakurashe. Bajya nyitaga murokore. Ndebye koko nsanga
agapira k'inyuma k'indani ngo cyari igisirikare cye cyangwa iki? ni iki gisirikare cyacu turimo. Yego ni iki gisirikare cyacu nsanga koko bandashe. Aya mubona ni amasasu. Aya mubona ni amasasu. Urabona yinjiraga hano agasohokera hano, ni igitambaro cyo cy'inyuma. Aha ni muri tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2009. Ubwo yari amasasu yagukubitaga ntiyakugera mu mubiri? Yego, aya ni amasasu. Bo nuko rero ni ukuvuga ngo niryo rya jambo rivuga ngo niduca mu muriro, umuriro ntacyo uzadutwara, kandi niryo rya jambo rimaze kuvuga ngo intwaro baciye kuturwanya ntacyo zizadutwara. Buri Imana ifite kundo irinda umuntu wayo, ikamurinda cyane cyane buri abanyarwanda baciye muri byinshi. Imana irabarinda mu moko yose, Imana irabarinda. Buriya niba hari abantu bari bakwiye kuvuga Imana bagashima Imana ndetse bagashimisha Imana, bari abanyarwanda. Kuko iyo urebye aho baciye, urebye uburinzi Imana yagiye irinda abantu, twari dukwiye gushima Imana, twari dukwiye guhimbaza Imana. Nitwe ba mbere tuba tukwiye kuvuga Imana. Mo tugero cyaje kugera, tuva aho ngaho mutoto moya tusubira sa naho dusubiye inyuma, tujya ahantu bita Pepa, ari naho nshaka kuvugaho gatoya. Sanga abo bantu bagowe bari abakongomani. Noneho basanze ninjira muri groupe yabo isenga, nkajya niruka ngasenga. Muri ikintu cya mbere uzifuza gusenga, nusenga uzabana n'Imana, nusenga n'Imana izagukoresha, nusenga n'Imana izabana nawe. Noneho mpageze nkomeza kubana n'Imana. Bo mpageze umubabaro numva uje muri njye, numva nkeneye gusengera icyo dusangira nabo niyo groupe y'abasivili b'abakongomani, ariko nari urumva nari naragiye muri groupe yabo basenga. Uri umusirikare uri ku rugamba ko ujya gusenga? Yego narasengaga. Buriya nta rwitwazo ruriho, tubavuga ngo uri ku rugamba, tubavuga ngo uri he, urasenga. Kandi n'ubundi twari dushinzwe kubungabunga n'umutekano w'abasivile. Rero twabageragamo nabo tukabahumuriza, tukabana, tugasengana. Bo niho naje gusenga Imana. Afata iminsi 3 ndi no ku rugamba, ntarya ntanywa. Ukarwana tutarya utanywa? Ibyo nakubwiye ni nta rwitwazo ku Mana. Buri cyo ushobora gushaka cyose wagikora, kubera ko ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ni ukuri kubana n'Imana, ukamenya icyo uvugana n'Imana. Imana iguha izindi mbaraga udasanzwe ufite, ari iz'umubiri ari n'iz'umwuka. Na umunsi wa 3 nibwo namanutse njya koga. Mvuye koga ndi kuzamuka gatoya, umugezi nari maze kogeraho, nshyize imbunda ku rutugu uzamutse. Niho nagiye kubona isha, urayibona urayizi? Isha ziriya hene z'inyagihuru. Nagiye kubona mbona ijabutse umugezi nari ndi kogeraho, iza yiruka insanga. Noneho yasha uko yazamutse yiruka iza insanga, nibwo natangiraga gufata ibuye ntangira kwitera kugira ngo usubireyo. Numva nanjye ngize ubwoba, ariko ku mugambi w'Imana yo yari impaye ibyo kurya bya bine nasabye ngo nzasangire na bene data. Nibyo koko yasha irazamuka. Urabona uko imbwa iza ku birenge bya shebuja, niko isha yaje iryama ku birenge byanjye. Mbo hari umuhungu bita Fideli, uwo bita Papa Louisa, azi iyo nkuru. Hari uwo bita Fandi Musoni, ngira ngo aba hano Gikondo, nawe azi iyo nkuru.
nimushaka n'amanimero yabo nzayabaha. Mo ku buryo bampamagaye barambwira ati iyosha ubwo narayifashe nyishyira ku izirika amaguru n'amaboko, ndangije nyishyira ku rutugu ndayizamura, abasirikare ati ukayiduha, abasirikare ndayibima. Nyibimye kubera ko twari tumaze kumenyerana, mwafande umwe arambwira ngo nimureke murokore, ndayijyana ishyira babandi twagira gute twasenganaga. Byabaye nko kubasezera, nibwo twabagaga tuza kurya turanezerwa. Imana irambwira ngo n'umugisha naguhaye. Icyakora naje kuva aho ngaho ndababwira nti ibyari byose ni njyewe namwe ntabwo tuzongera kubonana, kandi koko niko byagenze. Kuri uwo mugoroba twaraye tuvuye aho ngaho. Icyo rero nacyo ni ikintu njya nshima Imana cyane, muri icyo uyisabye cyose Imana irakumvira ikakiguha. Reka dusoreze ku butumwa ushobora guha abakristu. Buri ikintu cya mbere, Imana ni Imana ishobora byose. Nibyo koko turi mu isi turananirwa, hari abananirwa, twese niko tumeze, ariko cyane cyane twari dukwiye kubaha tugatinya, kuko muri kwa gutinya nibyo bituma tubasha kubana n'Imana. Nk'iyo urebye umunsi wa none, ni ukuvuga ngo itorero rimeze nk'iriri hasi, ahubwo iyo ugiye kureba usanga imigambi ya Satani n'ibikorwa bya Satani ari byo bizamutse bihawe intebe kurusha guha Imana intebe ngo tuyihe icyicaro, ikorere mu mitima yacu, ikorere mu gihugu cyacu, ikora ibyo igomba gukora nk'Imana. Ariko nta kirarenga, ndabizi Imana ikunda u Rwanda. Muri Imana ikunda u Rwanda nk'uko akunda Abisiraheli. Ndabizi izatugira neza, izongera isuku ububyutse, abantu bongere gushaka mu maso y'Imana, abantu bongere bakunda Imana, abantu bongere basenge. Ndabizi neza Imana izabikora ko. Noneho ngubu pasiteri, ubara umuntu udukurikiranye akibaza yagukura hehe? Ese nawe ko ngubu insengero zifunze, nawe urafunze mu buryo bwose, bimeze bite? Umuntu yagukura ubu ngubu? Njyewe simfunze kubera ko n'uyu munsi wa none nsengera abantu hano mu Nsanze, tukaganira nabo, nkabahanurira abo Imana igize ikimbwira ndakibabwira, ikitambwiye simvuga ikitambwiye. Unkeneye, unshaka, iterambere ryarabyoroheje, dufite amatelefone. Telefone yanjye ni 0788939397. Waba uri mu kindi gihugu ushyiraho plus 250. Izo nizo nimero zanjye za telefone. Yego. Itorero ryawe ryitwa ngo iki? Itorero ryanjye ryitwa inyenyeri y'ububyutse mu isi, Etoile de Leve Donation. Rikorera i Burundi. Twabanje gukorera kuri 18 hariya mu Kinanira, tuza kongera gukorera ku Musaga, ubu niho bari gukorera. Yego. Katugushimire pasiteri. Namwe murakoze. Yesu abaha umugisha kandi abagire neza, kandi televiziyo yanyu igere hose. Nuko Yesu abaha umugisha.